oya ntugire ikibazo nta kintu na kimwe uzabona oh my god cyase ni neza nano uretse sawa neza cyane soza Manzi mizibita umuntu arahindutse Manzi rero ubone ngo umusanze abantu ku muhanda bakamuzane rero ukuntu bigeze kuko nabonaga bicara mbega umunaniro wanzanye inkweto nkaba nambaye ubundi bya Manzi byo tube tubyumva kabisa kuko ni inkuru ndende Manzi ko umuvuga w'umusore yubashye byatsi yaje kugira rero Manzi ubu ngubu afite inkuru ndende nanjye ubu Manzi nabitekerejeho numva birancanze kabisa Manzi ubundi byagenze bite cyane Manzi oya nta kibazo hano tuba dufite abakozi barakora nta kibazo tuba twarabazaniye iki kazi kabo ni ugukora ese Manzi shananje ubuzima mami urebye ni ubuzima bukomeye cyane nawe nabwo nanjye nisanze ndi hari ahantu sinzi ngo byagenze gute nakubwira nyine ngo igihe nisanze hari ahantu sinzi nyine ukuntu nahageze muri make ukuntu nakubwira ngo ndageze ku muhanda sha ko numva bigoye ko bibabaje ibisazi nageze gutya nyine uyu prof yaranyigishije abarambonye ku muhanda akimbona noneho njyewe hari umuntu umpamagaye mwe musigare muganira kambanze muvugishe gatoya ni ku kazi ntari bireka mbiganira na madamu wawe Manzi numva bikaze kazi cyane ku buryo ngiye kubikubwira sinzi ko umunsi ushobora gushira n'undi ukihirika kugira ngo undi meze gutya nyine uranzi kera nyine tu prof yarakumbwiraga n'umwana mwiza mu ishuri ufite ubwenge ariko ubu ngubu nanjye sinzi ngo byagenze gute kugira ngo byagenze Manzi none se byari bimeze bidufite aho kuba no kubaho nawe nyine wese ku muhanda urumva nibera ku muhanda nawe sha umva bigoye cyane utabaho nyine ubuzima bwe bwarangoye cyane ariko nyine ngiye nkubwiye ngo ubuzima bwarangoye wakumva ko ari ikintu kiri ku mutima kinshengura vuba urebye nyine n'ukuntu kera mu rugo nyine tukiba mu rugo nyine nyifite ababyeyi banjye batarabafunga nyine wabonaga ko ubuzima bwanjye uko biri hari akantu karimo ariko ubwo naje kubabura bikaba ngombwa ko bafunga kubera ibintu bimwe na bimwe batakoze bitari byiza byabaye ngombwa ko mpita mpura n'ubuzima butari bwiza mpita njya no ku muhanda birababaje mwihangane natinze shashiri watinze cyane nanjye ntabwo ari njye ntabwo ku kazi suzi wa mudiregiteri twageraga kuri cya kigo nabanje arampamagaye arambwira ati ntabwo nzasubira hano nigishaga ngo ubu ngubu ngiye kuzajya njya gukorera umuhamagara ntabwo ari kure ariko nzajya nza kugusura ntugire ikibazo nzajya nza Manzi namuzanye azaba kuri hafi ntabwo uzagira irungu yego oh my god sha ndumva ari byiza shako nakandi kazi keza nyine nawe ubwo nyine ahantu inyungu ibirimo kubona akazi umushahara kwiyongera nawe kubaho neza ugasa neza bikarenza aho ngaho Manzi mwaganiriye sha Manzi twaganiriye nabonye nta kindi nakora n'ubundi nakumanga kuko ni umwana uciye ubuzima bwawe ntabwo yanze mu maso oya ntabwo twakirukana umwana mwese kuri kumva byaba biba wenda twamugumisha hano tukazabanza tukareba ese bimeze bite shanye tuzareba niba bizagenda neza n'ubundi asubire mu ishuri yige harya wari wagarukiye mu wakangahe nari nagarukiye mu wa kabiri muri segonderi urabizi ko nigishaga mu wa mbere segonderi niho uri umwana w'umuhanga sha ariko na bwa bwenge n'ahantu bwagenge nakurebye no ku muhanda
wari mayibobo ifite ubwenge kabisa. Abasore byo babonaga ndi mayibobo ifite ubwenge. Uzi ko maze hafi nk'amezi 2 ntarya prof. Amezi 2 utarya? Ntarya rwose. Wari utunzwe n'umwuka cya baba. Sha urebye ni ubuzima bukakaye nyine se. Wumva utuje hano ni mu rugo. Nta kintu kibuze, icyo uzabura madamu nguyu yamamagara akambwira nkakibohereza nta kibazo. Nanjye nyine ngiye kumara iminsi nari naragiye mu kazi. Noneho niyumvishe ko ubwo nageze kwa prof ni byose nyine nta kintu nakimwe nzigera mbona. Ariko ndabona warakoze. Madamu wanjye atansi nazasanga waragize. Ya nubwo nandi kwisanzura ntago ari ukuvuga ngo wisanzura ahantu hose. Nyine ntukajye umenya ukeneye ikintu umbwira. Utazaba nka wa muhungu babwiye ngo yisanzure mu bukwe, yagera ku nyama agaterura rwa rusoro ruba ruriho. Kura ntago ariko kwisanzura. Niba nkubwiye ngo wisanzure, ndavuze ikintu cyose ugikore, ubyuke ugire gute, na madamu wanjye ugomba kumwubaha muri make. Byo none se nimba ngiriye mu kansanga hari ku muhanda ureba ariko igimba maze nani wacyumvishe ukaba wavuga ngo ngwino ahubwo mugire dore mushobora kubona mu kanya nite no hasi. Umukozi ari kubikurikirana. Ushobora kubona nite hasi kubera urumva n'ijwi ntabwo risoze cyero ko navugaga ijwi risigaye rivuga gake kubera inzara nyine. Ndabona tuzagira umwanya uhagije kabisa wo kugashaka. Sawa ubwo niyo gushaka time kuko nzanasubirana hariya nabukuye ndebe n'abandi bana. Ngomba kubanza nkumva amakuru yawe neza kuko birumvikana ntabwo nakuzana none aha ngo mutereke hano. Ngomba kubanza ngakurura amakuru yawe neza nkumva ese nkumva ikibazo ubundi cyari kiriye kuko ndabizi nawe ntabwo wambwiza ukuri. Hari ibintu wambwiza ukuri ariko hari ibintu utambwiza ukuri. Niyo mpamvu banza najya kumva neza ese wari ubanye gute n'abandi kugira ngo ndebe ko nabikurikirana neza. Nyine ubundi nk'umuntu yimbanye n'abandi nyine hari ku muhanda. Ubundi ni njyewe wari chef wa marine nyine. Ari njyewe uyoboye ziriya mayobora. Urumva rero njye naje wari marine nkuru. Wapi nawe? Wari mukuru wazo? Njye nari mbayoboye nyine ndi chef wabo. Ntabwo nari marine nkuru. Kuko babonye n'abandi banduta n'abakuru kuri njyewe ariko ni njyewe wari ubayoboye nyine bitewe n'ukuntu naje nisangamo hariya nyine nitambafata mbashyira hasi. Nka marine nyine ivuye ku ishuri. Sawa nyine Manzi ariko uraremerewe cyane urarushye jya mu nzu uvuke ibibazo nanjye noneho ndasigara na madamu tuganira. Urakoze cyane rwose nyine urebye inzara imeze nabi cyane. Ni ukuvuga ngo uriya mwana yarababaje nawe nk'uko wumvishe inkuru ye ntabwo byoroshye uri kumva tutamufashije. Shiri ntabindi birenze pe gufasha nibyo ariko urebye ukuntu bimeze umwana arabaye cyane. Bibe bikeya tubisangire niba wabonye bikeya kandi n'amafaranga naboneka bizashoboka ko azasubira ku ishuri kuko ni kwa kundi nyine mugira neza wigendere kuko ubu uzayisanga imbere. Cyane n'ikishiri kazi byabimeze bite ku kazi n'ubu ngubu wumve ngo ntabwo mba nshaka kubitekereza. Abana batesha umutwe noneho bari abana baba bageze mu bwa doresa bageze muri ya myaka 10 n'ingahe batesha umutwe. Ntabwo byari byoroshye muri make. Byari bigoye ariko shiri waje unaniwe rero wabimenye nicyo kintu ubundi mukunde. Byarangiye buriya byarangira aho gusa gatwara n'igenda kabisa. Zende se Yes. Ese nimba ni wowe Manzi nimba akwara mugeze
Sio mko Manzi. Nanjye abana ufite ushobora kuba nkunda. Biga cyane. Ahubwo se ko bize kwa bose byagenze. Kubona hano Harya bapitaga. Harya bapitaga. Nitwaye. Emi. Nese bimeze Na kera bose niko bakwitaga se. Dore amaso yaraturumbuye warabaye. Njye ntabwo meze neza. Meze nabi cyane. Ubona barashobora. Nameze nabi cyane nyine ku buryo nawe nakubwira ngo sinzi nyine ukuntu nabyumva. Bose ukugejeje hasi. Waje gusaba akazi. Uriya yari umwarimu wanyigishaga Waje kera. gusaba akazi. Waje gusaba akazi. Oya nyine uriya yari umwarimu wanyigishaga kera niga segonderi. Ngize ngo ndakuje kwirukanye. Niga segonderi. Oya nyiga segonderi uriya umwarimu yaranyigishije anyigisha mu wa mbere. Biba ngombwa nyine kubera guhura n'ibibazo bikomeye. Mbabari muri ibyo bibazo byawe gusa atansanga ahantu kamuvurira. Ndabona we none usigaye uri umukozi hano. Hano harambuye. Nanjye ndi umupato. Umupato ntabwo bivaho. Bose. Oya ahubwo bose ni garafuri. Igira vuba kubure dore wasanga bagiye no kuza badasa gasa nabi. Nanjye ndi umupato. Hano hantu ndabona ari heza shama araryoshye. Garafuri gafite amafaranga. Uriya ni garafuri wawe. Ni garafuri. Akaba ari niwe wari prof wanjye se nabizi. Ko ari inshuti buriya ari prof wawe. Ahubwo nuko njye nari naramubonye sinzi. Manzi, bite Yego. Muraba neza. Ni sawa cyane. Amakuru se? Ndabona bazana madamu. Ko wicaye hanze? Wicaye hanze nyine nari ndangije kurya, umukozi wa yari yanyitayeho nyine yamufashe neza. Cyane asundi bino ni ibiryo murya. Ni ibiryo bya bakoze. Ibi ni ibiryo murya cyangwa wabonye ari iki se ni sena? Ase ibi biryo mu bitekera. Gurira he? Oya na handi. Si wabonye se? Ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Ziko nariye umuceri wonyine. Nkajya ngira ngo nibereye ahandi ni umuceri numvaga nk'inyama. Nazo zitetse neza batekeye muri hoteli za Dana. Beti genda banga ni warore kuvuga. Nyine nariye ibiryo biryoshye ku buryo n'aka kanya yanzura nari mfite ubu ngubu yashize. Inzara y'amezi abiri. Inzara y'amezi abiri nari mfite ubu yashize. Wowe niyo mpamvu nakubwiye ngo utuze. Hano wumve nk'aho ari mu rugo nta kibazo na kimwe gihari. Biriya nta kibazo. Kereka nongeye kuba ikigo gihamya kera ugasanga ni ahantu heza nk'aha ariko mu buzima ibiryo ndi ahangaha ku munsi wa mbere banza bivuga mu mateka. Oya ibiryo nta byadanje. Asibwe n'indi barutetse. N'indi barutetse. Tugira umukozi. Tugira umukozi w'iteka niwe ubikora. Shandi ubu ameze neza ariko ntabwo twibagarikanye. Mbonye njye bidasanzwe. Sari ikintu ariko ntabwo ari Urahandura. Ese Ndori we? Ndori? Ndori n'ahari byagenze bite? Ko mbona atacyumva. samvana bisije kanyumvira. Njye namubwiye abaretse. Namubwiye ijya gukora hariya hepfo. Hara kuri barikona twasize hadakoze. Arasa nabi. Uraza kuhakora nyuma. Gusukura gate. Turaza kuhakora nyuma. Kandi bose nawe. Kandi iyo nyuma. Oya nawe ucisha modora ahantu haba handuye. Mbori hangane niko wabose baneze. Mvano se abisuku. Sigaye kuva nagera hano. Sigaye mbona atakinyuma. Ndabona ngiye tuzashaka undi mukozi. Reka twamutwara. Ndandebera aracyari hano. Ihangane mu Bose nanjye ngira ngo tuganire. Uganire nande se? Njye ndi ku rwego rumwe nawe. Tuganire. Ngo nganire nawe. Emini Ngo njye nganira nawe. Njye ndi umukozi ninde ukoresha undi. Bose mafite utuntu two kukubwira. Ujye ugenda utubwira abakozi bagenzi bawe. Muri kiriya gipangu ni habamo umukozi. Bose nawe uzakira. Nk'uko wakennye. Ntabwo twari tubifite sha. Nyuma y'iminsi 2 ndaba namusimbuje. Ura ntabwo yakomeza kumbera umukozi. kameze kugira yashatse gukora na katsiri. Reka njye ntabwo mba namishyikirana n'abakozi. Ni amafaranga ese nayamuhaye y'ukwezi kwe bikarangira. Ese abakeneye ikindi kintu. Ese twamukuranye. Nzamushaka ngenzeranye n'abantu. Babyibutse kuko utigeze umemba waje. Unaniwe. Njye kwiba. Nayahaye madamu araza kumbona. Bivuze ko yaguhenze kuri telefone.
Nimero zanjye urazizi. Abasanzwe telefone. Bose naho kanumenye nyine ubona isura yanjye. Kamumeze akazi kanjye. Wa mukozi utekanye inzara. Niba kuguhemba. Ufata igikapu cyawe sigihanaguye. Bose ntabwo gihanaguye kandi kirasa nabi. Uze kugifata uko kiri. Iwanyu ndakeye kukihibuka. Oya bose. Wa mukozi mumubwira ngaburire dore ntangiye kunanuka. Ibindi uzabirira iwanyu. Ase ndori wagabanyisha agasaka. Wa mungu muzanye natwibyaragiye. Wiki